Akarere ka Gicumbi kagizwe hanini n'icyahoze ari prefegitura ya Byumba, kagizwe hanini kandi n'imisozi ihanamye ndetse n'imibande ibereye amaso. By'umwihariko agace ka Mulindi kazwiho kurangwa n'ubuhinzi bw'icyayi. Iyo ugeze ku Mulindi uteganye n'igihugu cya Uganda, wakirwa n'ishusho nziza y'imirima y'icyayi ndetse n'abaturage bita kuri iki gihingwa ngengabukungu mu kibaya cya Mulindi. Cyakora mu gihe usanga ibice byinshi by'igihugu byubatsemo inzibutso za Jenoside Yakorewe Abatutsi mu Rwanda, Mulindi kimwe n'utundi duce twari tugize ayahoze ari amakomini ya Muvumba, Kiyombe, Cyumba, Kivuye, Butaro, Kinihira, Mukarange, Kibari na Buyoga nta bimenyetso bya Jenoside biharangwa. Twifuje kumenya impamvu, twegera bamwe mu baturage bazi neza amateka y'aka gace k'u Rwanda, barimo Tumushabe Florence, umukozi w'uruganda rw'icyayi rwa Mulindi ushinzwe ubuhinzi, ndetse na Nsengimana Isae, bose bahabaye mbere no mu gihe cya Jenoside Yakorewe Abatutsi. Aka ni agace kagezweho n'umuryango FPR Inkotanyi mbere y'igihe muri za 92 na nyuma yaho bari bahari, noneho bakabungabunga umutekano w'abanyarwanda. Ntago bagize uwo mwanya wo gutekereza ku byatuma bicamo ibice cyangwa batekereze ku cyatuma bicana muri rusange. No kwekana ko rero uruhare rwa FPR Inkotanyi narwo rwabayemo, kuko abanyarwanda bari bahari bashoboye gusobanukirwa mbere. Urebye abaturage ukuntu babanaga ubwabo babana n'abasirikare b'Inkotanyi, ntago hari ingero nyinshi cyane mu kubana kwabo. Abaturage babanaga n'Inkotanyi nk'abantu b'abavandimwe cyane, bagasangira, bagasabana, nta bintu by'urwango byari bihari, nta macakubiri yarahari, naho yagombaga guturuka na hamwe. Mu birango bigaragaza uruhare rw'ingabo zahoze ari za RPF RPA Inkotanyi ku Mulindi mu ntangiriro z'imyaka ya za 90, harimo icyari icyicaro gikuru cy'ubuyobozi bwa RPF RPA giherereye ahubatse uruganda rw'icyayi rwa Mulindi muri centre ya Mulindi. Aka gace duhagazemo niho hari icyicaro gikuru cy'ingabo za RPA RPF. Hano inyuma yanjye nk'uko muhareba niho hari indaki yari irimo high command, cyangwa ariho hari perezida wa Repubulika kuri ubu ngubu ariwe wari uyoboye ingabo za RPA ku rugamba. Tumushabe kimwe na Isae bemeza ko aho RPF RPA bageraga bigishaga abaturage kubana mu mahoro nta vangura, ndetse no mu bihe bya Jenoside izi ngabo zakomezaga mu tundi duce kugira ngo zitabara abahigwaga. Nyamara iyo werekeje mu murenge wa Ruvune uhana imbibe n'agace kahoze katarangwamo ibikorwa bya gisirikare hagati y'ingabo zahoze ari RPF RPA n'iza leta yariho icyo gihe, uhasanga amateka atandukanye nk'uko uyu muturage kavukire wahabaye mu bihe bya Jenoside na mbere yaho Habiyakare ya Apollinaire abigaragaza. Kano gace kangaha kakari kagafitwe n'ingabo zo kwa Habyarimana. Muri kano gace abasirikare bo kwa Habyarimana icyo gihe nibuka bahereyeho, bari waje gukora amaliste y'abantu bagomba gupfa. Hanyuma icya kabiri nuko hari n'abantu bo mu ngo zafangaha, hari mu rugo rwakuryana rw'umubyeyi witwa Mukora, umuryango wose barawumaze. Ejo hano hari indi miryango myinshi yabo bitaga Bajuju Nyarurama, imiryango barayimaze, ariko cyane cyane ari abasirikari bari bafatanije n'isoresore nkeya zabaye intera hamwe. Hanyuma zumvise yuko zagirijwe n'ingabo za FPR Inkotanyi, bahita ingabo za Habyarimana zitazihunga, ariko muri uko guhunga zikagenda zisahura abaturage. Nangaha hari ishuri ryakoreje Dorebero, ndibuka ko icyo gihe bacagamo bafata za matora, bafata imiceri, bafata iki, barimo kwirukanka. Aya mateka atandukanye ni ishusho abaturage bahamya kwigaragaza politike zitandukanye hagati ya RPF RPA ndetse na leta yateguye Jenoside Yakorewe Abatutsi ikanayishyira mu bikorwa. Ubuzima bwari buhari, wasaga abaturage babo mu kintu cy'ubwoba, n'abacuruzi, umuntu yabacuruza nk'inzoga bakaza akazinywera ubuntu bakabakubita, ariko ku buryo nyuma yaho FPR iziye muri agace twabagamo abaturage bariruhukije kubera ko nk'ikintu cyabatangaje cya mbere na mbere nuko babonye ingabo za FPR zitandukanye kure nizo zo kwa Habyarimana zabuzaga uburyo, uko zo zaraje zihita zikoresha inama. Ndimo kwibuka inama ya mbere yabere hano ku kibuga, babwira abaturage, babakoresha inama yo kubahumuriza no kubabwira yuko batagomba gusigara bisubiranamo, ko ahubwo icyo bagomba kureba ari ukumenya aho umwanzi yaturuka, ahubwo agasigara nyuma bakora kugira ngo batazicwa n'inzara. Leta yabanje ya Habyarimana yari yarashyizemo abantu ibice pe, ku buryo umuntu yabagaho yirebana na mugenzi we, uyu ni umututsi uyu ni umuhutu, ku buryo ubwumvikane n'umwe bwabo butari buhari.
ariko umuryango FPR umaze kuhagera icyo wakoze ni ukubagira bamwe, abantu bakiyumva nk'abanyarwanda bari mu bumwe bugaragara, kandi koko umuntu akabona mugenzi we nk'umuvandimwe, ibintu byo kwironda ku moko ntibibeho. Yuko inkotanyi zinjira mu Rwanda aha hayoborwaga n'ingabo za kera, icyazirangaga kenshi ni uguhohotera abaturage, ni ukubambura utuntu twabo, ariko aho inkotanyi zinjire kuri aka gace zashe naho zigarura ituze. Ibyo guhohotera abaturage, byo kubasahura, ibyo byarahagaze. Noneho ingabo zaraha zose ubwo zarahunze ziragenda zitwara n'abaturage, aka gace gasigara kayoborwa na RPF. Ni ukuvuga ngo nyuma yaho habaye umutekano usesuye, ubuzima burakomeza, abaturage basubiye no mu byabo, barahinga, bareza, bagasarura, bagasagurira amasoko. Mu gihe abanyarwanda bibuka ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, abaturage b'uduce twagenzurwaga na RPF ndetse n'agace katarangwagamo imirwano cyangwa zone tampo kaje gutabarwa vuba ubwo ubwicanyi bwatangiraga. Bavuga ko ingabo za RPF RPA zari kuba zaragenzuraga uduce twose t'u Rwanda, Jenoside itari kuba. Ibi ngo babishingira kuri politiki irwanya ivangura batojwe n'uyu muryango, igatuma batishora muri Jenoside ubwo ahandi mu gihugu abatutsi bahigwaga bukware n'abicanyi. Ahamagaze ni hamwe mu dusozi tugize umurenge wa Kaniga mu karere ka Gicumbi. Inyuma yanjye gatoya hariya hagaragara biriya biti niho bivugwa ko hari ikicaro cya Radio Muhabura. Iradiyo yakoreshwaga n'umuryango FPR Inkotanyi ndetse ni mu gihe cy'urugamba, igakoreshwa nko mu buryo bwo gusakaza politike nziza yarwanyaga ivangura, ndetse ikaba yarafashije abaturage bo muri aka gace kuyoboka bakarwanya amacakubiri. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.